ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Uwo muri kumwe ni Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami Yesu KRISTO no ku Mana Data wa twese wamutanze ngo yitangire ibyaha byacu, no ku Mwuka Wera muziranenge umwana natwe byose ukubeho. Uyu ni umuzingo wa gatatu kuza ku bwami bw'Imana. Ikinisho cy'133 ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibyo tumaze iminsi twigaho. Ikinisho cy'umunsi turacyitwa ijwi rya Mariya igihe yari atwite. Muri Luka igice cya 39 kuza ku 44 biratubwira ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvishe indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa Umwuka Wera avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa n'imbuto mu nda birahirwa. Mbese ibi ndabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi n'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Aho ni mu gice cya mbere 39 kuza ku 44. Uwiteka Mana urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Tugushimiye iki gitondo kubwo duhaye uburenganzira bwo kumva ijambo ryawe. Ducishwe bugufi nayo mahirwe uduhaye. Turasenga mu izina rya Yesu rero, kugira ngo mwami Imana ntitwumve nk'abantu ahubwo twumve uko ubishaka. Turinginga cyane ngo Mwuka Wera amanukire kutwigisha, Mwuka Wera amanukire kudusobanurira, Mwuka Wera amanukire mwami Imana kutwereka iby'ubushake bwawe. Turakwinginga cyane iki gitondo kandi turaguhendahenda cyane aya masaha, kugira ngo amatwi yacu afungukire kukumva, imitima yacu ifungukire kukubaha, ingingo zacu zifungukire mwami Imana gukora ubushake bwawe. Nicyo tugusaba gikomeye kuruta ibindi. Nuko ku ijambo rye ritubwira ngo iyo woherezaga ijambo ryawe waryoheza kugira ngo abantu bakize indwara zabo zose. Natwe niko dusenze iki gitondo kugira ngo dukize indwara z'ibitekerezo, izo mu mutima n'izo mu mubiri. Mwami Imana Data wa twese, kuko ijambo ryawe tugiye kuryiga, uduhere mwami Imana guca bugufi no kuryakirana umutima ukunze. Mu izina rya Yesu tuguciriye bugufi, uhabwe icyubahiro Data Wera, mu izina rya Yesu, amen. Mariya yanejejwe cyane no kwakira isezerano ry'Imana nk'uko twayibonye. Yarizeye maze yitangira gukoreshwa n'Imana kugira ngo inda ye ibe ubuturo bw'Imana. Kuko mu gihe cya none biba biteye isoni kubona umwana w'umukobwa atwite, no mu gihe cya kera nabwo byari bibi. Niba Yosefu byamugezeho ko Mariya yari atwite, ibaze nawe uruvugo Mariya yavugwagaho muri iyo minsi. Ibaze nawe kubona Yosefu wari umukiranutsi yemera gusezerana n'umukobwa utwite kandi abizi. Birashoboka ko babitaga n'amazina batewe ba bandi bitaga abakiranutsi, bita ngo barasenga dore basigaye birwa basambana, ndetse bakavuga ko bakoze amahano. Nyamara ibyo byose byabayeho, Imana yarabwiye Mariya ko umwuka wayo uzamubundikira, ngo azabyara, ngo umwana uzakomera, ngo uzajya ku ngoma, ngo uzamenyekana. Ibintu byari bikomeye cyane, mbese akumva ni ibintu bizaba biryoshye cyane. Imana ishimwe. Reka tusome ukuntu Imana yabimubwiye aha ngaha. Marayika aramusubiza ati, Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Nyumvira nawe iri sezerano. Hanyuma bigiye bikurikira ahubwo atukwa, asekwa, avuga ati wa mukobwa wo kwa kanaka burya yabyaye, nako aratwite. Uzi ko burya mukobwa yatwise, uzi ko wa mukobwa nawe burya byananiranye yabaye abubu ngubu. Ariko hari ikintu cyabagaho abantu birengagizaga, cyangwa tujya twirengagiza muri iyi minsi. Tugisome mu Byahishuwe ibice 10:9. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti mpaka ako gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharira mu nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndagaconshomera, mu kanwa kanjye kandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Uwo ni umurongo wa 10 n'uwa 9 mu Byahishuwe ibice 10. Ese nawe ntabwo ubyumva? Ubutumwa bwiza bukikugiraho buraryoha. Na Yesu yabivuze, buraryoha, ariko ugitangira kubugenderamo burasharira. Aho ni Yesu wabyivugiye, nawe ubwo aravuga ngo
riti abantu bazabanga, bazababwira ko muri abakozi b'ibibi, bazabita abayobya abantu, bazabita abanyamafuti, babahura izina ryanjye. Ariko nimuhumure, ndi kumwe namwe. Ubutumwa bwiza bukiza buraryoha, ariko bugiye gusohora burasharira. Ntabwo byoroshye. Ugira ngo yakubwiye ngo uzabona akazi, ugira ngo uwo mwanya kahise kaza. Hari igihe kazaza waza ukagenda ugakubitanamo n'ibibazo bimwe byihagazeho. Hari igihe wabona umugabo yaramusezeranijwe n'Imana, waza ukagenda ugakubitana n'ibibazo muri urwo rugo. Bukiza buraryoha, ariko mu gihe busohoye biba ibindi bintu. Hari igihe rwose wagera mu rugo abana bawe Imana yaguhaye yagusezeranije ko izaguha, bakakurushya bakakubera umusaraba. Kubera iki? Bucyumvwa buraryoha, ariko iyo bugeze mu nda burasharira. Niko ubutumwa bwiza bumeze. Mariya byamubayeho, Yosefu byamubayeho. Mariya rero ajya gusura Elizabeti yari atwite. Niyo mpamvu Elizabeti yavuze ngo imbuto yo mu nda ya Mariya irahirwa, kandi akanavuga ngo nyina w'umwami we aje kumusura. Imbaraga z'Imana zari zitwikiriye Mariya, ni nk'uko isezerano ribivuga. Niyo mpamvu igihe Mariya yaramutsaga Elizabeti, ijwi rya Mariya ntabwo ryari kimeze nk'ibisanzwe, ahubwo ryari ryuzuye imbaraga n'umwuka, kugeza ku kigero Elizabeti yuzura umwuka, ndetse bikanagera no ku mwana yari atwite mu nda ye. Igice cya mbere umurongo wa 44 haravuga ngo ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima. Umwuka wari utwikiriye Mariya ni nawo wuzuye Elizabeti, kugeza naho iyo ageze kuri Yohana wowe ukiri mu nda ya nyina. Erega nta muntu muto ubaho mu bwami bw'Imana. Nta muntu ubaho Imana itakuzuza umwuka wayo. Niba Yohana yarujujwe umwuka wera akiri mu nda ya nyina, nawe Imana yakuzaho umwuka wayo. Imana ishimwe cyane. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 15 niho tubona iri sezerano ryasorejwe kuri Yohana akiri mu nda ya nyina. Imana irisezeranya Sakariya. Biravuga ngo koko azaba umuntu ukomeye kuri Nyagasani, ntazigera anywa divayi n'icyayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura umwuka muziranenge kuva akiri mu nda ya nyina. Ndasubiramo, koko azaba umuntu ukomeye kuri Nyagasani, ntazigera anywa divayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura umwuka muziranenge kuva akiri mu nda ya nyina. Ubwo bamwe barimo kuvuga Mariya nk'umukobwa atwite, abari abakiranutsi bo bari barimo kuzuzwa umwuka wera wari waratwikiriye Mariya. Erega mwuka we yarimo arinjira muri ka kana. Hari akana Mana kari, haleluya, hari imbuto Mana yari iri mu nda ya Mariya. Hari imbuto Mana yari iri mu nda ya Mariya. Iyo mbuto Mana rero yatumaga umubiri wose n'ibintu bya byose byari bimukikije byarafataga ku mwuka wera wari umwegereye. Imana ishimwe. Ikintu kimwe cyo ni ukuri, niba umwuka wera yakuzura umwana ukiri mu nda ya nyina, ese wowe ntiyarushaho kukuzura uramutse umwemereye? Kubatizwa umwuka wera bibaho, ntabwo ari ugupapira, ahubwo ni imbaraga z'Imana zihura n'umubiri wa kimuntu, kuko n'impinja nazo iryo sezerano rizigeraho. Nuko rero nawe usengere gusohozwa kw'iryo sezerano ku buzima bwawe. Ntabwo ari iby'abantu bamwe mu nzu y'Imana, ntabwo ari iby'abantu bamwe mu nzu y'Imana, ntabwo ari iby'abakomeye ngo ni abapasiteri, ngo ni iby'abaririmbyi, ngo ni haleluya, ni ibya buri muntu wese. Iri sezerano ni iryawe n'abazagukomokaho. Uyu munsi ushaka umwuka wera, uyu munsi ushake kuzwa umwuka wera. Dusenge. Mana Data wa twese, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ukuri kandi ko ritavangiye cyane, kandi ngo ntirivangirwe. Turasenga cyane muri aka kanya kugira ngo Mwami Imana wuzuze umwuka wawe wera abantu bawe, wuzuze umwuka wawe wera abagabo, abagore, abana, abasore, impinja, abasaza n'abakecuru. Ijambo ryawe ryavuze ngo uzasuka umwuka wawe wera ku bantu bose. Nuko rero Mwami Imana, abo bose nta muntu utabamo, bose nta muntu utabamo. Niyo mpamvu
haleluya. Rikanatubwira kandi ngo umuntu wese uzambaza izina ryawe azakizwa. Turasenga rero iki gitondo kugira ngo mu izina rya Yesu haramutse hari umuntu Mwami Imana ufite ikibazo Mwami Imana, ufite ibimugoye Mwami Imana, ufite Mwami Imana ibyamunaniye Mwami Imana bimuca intege bihora bimuvunagura, iki gitondo tumuzanye imbere yawe kuko ijambo rye rivuga ngo kandi umuntu uzambaza izina ryawe azakizwa. Reka abone gukizwa Mwami Imana kuguturukaho, reka abone agakiza kaguturukaho, reka abone imbaraga ziguturukaho. Waba unanijwe n'ibibazo n'ibimugeza byose, reka Mwami Imana iki gitondo abone imbaraga ziguturukaho zo kongera gutera intambwe, zo kongera kugana imbere. Turingingira Mwami Imana kubw'ijambo ryawe kugira ngo duhe kurishyira mu bikorwa, ntituryumve gusa ahubwo dukore ibyo ridutegeka. Nyakubahwa Imana turagusenga tuguhendahenda kugira ngo uramutse hari umuntu ufite indwara z'ibitekerezo, izo mu mutima n'izo mu mubiri, cyane ko turi abantu, izo ndwara ntabwo zijya zibura. Utarwaye mu mubiri arwaye mu bitekerezo, utarwaye mu bitekerezo arwaye ufite umutima urwaye, ntabwo izo ndwara zijya zibura. Turasenga cyane rero Mwami Imana ubwo twumva ijambo ryawe, ugenda uduhindura, ugenda udukiza mu mwuka no mu mitima no mu mubiri yacu, mu izina rya Yesu KRISTO. Ukomeze kubana natwe, kuko kwiza kw'Imana ukomeze kumana natwe, mu izina rya Yesu. Urakoze Data wera, amen. Isezerano ry'uyu munsi turayisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 17 kugeza ku wa 11. Havuga ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano hejuru mu ijuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 11 wa 17 kuza kwa 21. Urakoze kubana natwe, Umwami Imana akomeze kubana nawe, kuko Imana akomeze kugumana nawe. Icyuta byose nkomeza kugusabira ni ukugira ngo Umwami Imana aguhe imbaraga zo gukora ubushake bw'Imana igihe cyose uzaba ugihumeka. Urakoze kuko kwiza kw'Imana kubane nawe, kandi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane nawe n'umuryango wawe n'abawe bose n'ibyawe byose, mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.